mwese mwifashe gusa impamvu twifashe aya nawe ujya ureka kuvuga impamvu batatubonera umwanya baba bashaka yuko baba bagiye gushaka imibereho sinazitse cyane imibereho nyine gushaka amafaranga nyine azadutunga gusa twaba muri iyi nzu nyine ni imibereho kugenda agashaka amafaranga njye no kwigenza hari gutera ibintu ntabwo nabi nase ubuze iki ngiye kureba abasitani cyo gukinira uze mubyeyi naza akaza akakubuza ntabwo ndi butine nanjye ndatinze uraza uraza usaye ntabwo nayiva ararwaye iki nyine numvaga nameze neza nyine numva sinajya ku ishuri uzi ko no ku ishuri twari tugakumbuye cyane ntuzaza ku ishuri tuzaza kubikasha ntabwo ukubita ntuzaba ntarira zarira gusetsa bazagumenetse uwo ugeze ku kintu wese shaka ku ishuri twari tugukumbuye nanjye nayo mbakumbuye natwa siyo ngo ni igihugu cyiza ndabanzamo hagati nta kibazo murankurikiza ntabwo mbyemera ibyo hano Yes. Reka kugira bakubashye. Nubwo muri kuma amafaranga make kandi giye wikatse zacu harimo abana beza rwose nabona nka batanu. Iby'amafaranga mani makeya. Agasa mugomba kwagira amafaranga. Gibuze mukagira nka miliyoni 2. Batanu nababona 2 rwose mutazenze. Uwindaje humwa ngenda bakoza ndagutakaza kandi biragushimisha. Sawa. mwarangije Kama nasema mama kwishyuriza amaraso. Nasema hano ni ndashaka kubatakazana akazi gikora amafaranga ntabwo maze mu bakora ako kazi se kameze ni ukora muri bare gusa nyine mwikora ku mafaranga nta kibazo ni mwari niho muri bare dukora iki se niyo bare ni ukuvuga ngo niho umva nyine kuba amafaranga mukava mu bukene si ubwo ngubwo ako kazi ni serera amafaranga kimwe utari kubyumva ni amafaranga ashyushye mwebwe bwo sindi kuri muri nizeye yuko uwo mubosi azajya duhemba neza kwezi kuzo cyangwa ukwezi kuzo nta n'umunsi urengaho kugira ngo ni 180 ni menshi ako kazi ngera nayo wakari ni akazi ko gukora iki muri iyo bare ni kugira ute ni ukwicuruza gucuruza wavuze ko ari gucuruza si iki enda reka makuru kuri wenda kandi amafaranga zaniyongera mundi twavuga no guhembwa ko no ku munsi numva ese kamwereka uje n'iki nk'umuja mu kamoga ati
gutya nyine uragenda ayo mafaranga ni makeya gutya ngagira gutya agira gutya gute ndikumva wowe nta gahunda ufite bwira abafite gahunda niba badafite gahunda nabo kandi amafaranga ni menshi ntabwo mwayirengagiza urumva kwigenderera ntase ako kazi biba byiza mwese nabatwara bagende saje tukajya nimugende ntabwo mbishaka njye nabo ako kaza akare gutya ubwo se namenye ibyo bintu ari ibiki ubu se nuje ubu bajyanye nko kubacuruza no ibaze nyine muri bare abacuruza se muri bishyimbo gute bagucuruza wowe ukora muri bega no kwica business y'umukire bari bagende njye ntabwo njya akazi uri tayari kugakora ratabona nawe ubu rero kuza ngo tugende Oya, tuzakira nimugende, twenyine ntimuzageze nta kibazo nimugende baragiye urebe ko bagiye inyuma bazicuza ingaruka zizababaho basaze babitubaza biragenda iki ese ibindebana ahubwo twari tumaze igihe tubuze mushiki wacu kandi nawe nzi ko mwiga byaba byaragenze ute bagiye mu kazi akahe kazi ntabwo nanjye nzi akazi gusa nta muntu uzi nta muntu waba wenda waragize umuntu ntabwo waba waramufashe isura namufashe isura ariko niwe wabajyaye tugiye ntabwo nagiye kumubona ako kazi se ni akahe ngo ntabwo ngo muri bare nanjye bari bari kumbwira ngo nanjye tujyane mbere ariko ntabwo najyayo baranyana tuba tuganiriza twakugize none se byagenze ute wowe ntabwo uri kubyiyumva ariko ese ubundi iyo bare ntabwo yababwiye ahantu iherereye ntabwo yambwiye agace uzi ko bashobora kuba baramushikuza kandi mbanza mpamagare inshuti wanjye numve ndakamugerageza ndebe gerageza mpamagare uwo muntu nyine twumve ibyiwe nimba mushiki wanjye yamumfasha mpamagare hano bane hano kwa Nuza twagize ikibazo ngo umushiki wanjye nyine yagiye hariya ku ibara sinzi ibara iyo ari yo bidufasha ntarebe ubwo dutegereze ubwo ni akazi nyine tuba twumva ubundi se yaje mu masanga umuhungu yaje turi kwikirira siyo ejo mu ma saa sita mu saa saba gushakisha hasi no hejuru Zamasha. Muchas gracias. umushiki wanjye yagiye gukina n'abandi sibo nagiye kureba impamvu bagenzi babo baramujyana Cyangwa yaba yagiye gusura abandi banyeshuri bigana. ntabwo hano hafi ni abandi banyeshuri bigana Haciye igihe n'iki? hameze n'icyumweru Icyumweru cyose?
nimba atari kimwe komeye ukora izi abapapa nabo bari baragiye mu kandi byari ukora babizi ko yaguze sonise mu rugo ariko niwe niyavuganye nawe ko agakunda abanyeshuri kujya gutembera ahantu kwenye nabo hageze nawe ko yabaye turi mu rugo cyo wowe nyine ukikora arakumva ndaje nguyu no muje amakuru akora muri leta nawe turi umutasi akunyinjari ariko bana iki gifite turaburangaza ni amagambo meza nyine bagenda batubwira natwe tukavuga ayo magambo meza niyo mugomba kwitaho ahubwo akenshi na kenshi akoresha akazi ikindi agakoresha amafaranga biriya amagambo acyeye nk'ayo ngayo amafaranga akazi nk'ibyo ibintu ikindi yo gukoresha cyane cyane mugomba kubyirinda rero siko bimeze nizere ko basi n'umugarura kubuza bashobora kuza nubwo byatwara iminsi araza byatwara iminsi ashobora kuza umva kanyanya umuntu ataza kumbura kumva ntabwo nzi ibyo ari byo cyo nako nyine no kwihangana turushoka byose umushinga wanjye ndamwizeye akora bikaba ntabwo wari guma aho ngaho nari wenyine ndazakomeza gusanga ngaho Derek Salama. Muziki. bemeze nabi Nyana kesho na mimi ambia se mtukiwa. Byagenze utese. umushiki wanjye yagiye gukina n'abandi banyeshuri nuko ntabwo amaze hano iminsi barambwiye ngo yagiye gukora mu Epana. Abushize igihe kingana icyo gihe. ni icyumweru Abantu bamujyanye se bamubwiye ngo iki kugira ngo agende. njyewe bambwiye ngo ni umuntu w'inzobe muremure wari wambaye ipantaro y'ikoboyi n'akandi ko hejuru k'ubururu cyane waba ushinzwe cyangwa se nawe waba umeze nk'abo bajyana abantu Oya. Njyewe nkora mu kigo cy'ubutasi. Rero niyo mpamvu nshaka ngo umpe amakuru yuzuye kugira ngo menye uburyo ngomba gutata nyine uko mushiki wawe yagiye. njyewe amakuru naguha yaba ari ayo ariko nyine wayaguha neza ni umukobwa wawe bari gukinana Uwo mukobwa arahari? umukobwa arahirya nyine turatubona Ubu rero ndamushaka niba ushaka kumpa amakuru yuzuye. nta kibazo Sawa. ntacyo bitwaye Twagiye. icyo tugenda wenda dushobora kuba musanga dore nguyu Ni uyu nguyu se? Ibintu ndi kumva ibyishimo ry'abana byagenze gute? byagenze gute tuba turi gukina siyo noneho haza umusore yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro iriho deshire hano ngaho gutya noneho arangije araza aravuga ati ngo naze ngo ajye kuduha akazi ngo twese akazi ko muri bare noneho ngenda avuga ati njye ntaho njya nibagende noneho uwo mukobwa wundi niba ari umukungu turigana nyine aba arambwiye ngo ngiye kwigendera baje baragiye bari kunshuka ngo nanjye ngo nze ngo tujyane ngo nta kibazo nteje ndavuga ati njye ntaho njya nimwijyane ibyo ntabwo bindeba ikizababaho bizakifasha. Bari bangahe? Abagiye ni abakobwa babiri. Ubwo mwari muri kumwe muri batatu? Twari turi kumwe turi batatu turi gukina siyo. Bo baragenda urasigara? Njye nyine nanze kugenda njye nigumirayo. Ubwo bivuga ngo hanze kugenda wegumira inaha? bisa ntabwo bababwiye igiciro cy'amafaranga bazaza babahenda ngo nimba ari 50 ngo bazango banabongezaga ngo ni ugucuruza ngo bazajya gukora.
ubwo urumva ko n'ibijyanye n'iki bagiye kubacuruza ahubwo ari bo. narabibabajije ndavuga ati se akazi muri gutanga nko ko gucuruza agira ngo kunsobanurira arambwira ati ngo niko nawe udafite gahunda udashobotse kugenda ngo reka abo ngabo bigendere nibo bahita bagenda ndamubonera nyine mbese njye ntabwo nari kubafata ngo mbakomeze ngo bere kugenda byo bari bari mu ndimo ndabyumva ubwo ngubwo nyine akazi gasigaye ni akahe. Ngiye kubikurikirana ibyabo bantu kandi nzabikora. Dusubiranye yose cyangwa usigaranye nawe? Okay, narebi weho wizere ko ngomba kubagarura. nta kibazo ubwo ukamutegereza ntabwo ako twagafashe twebwe twaragafashe ahubwo reka mubwire ntabwo umushinga dukora ahubwo aho ngaho agenda Yewe reka mbanze mvugishe n'umukapo ndabona nkagira ngo arankeneye none mbona se njyewe afite ibiro byinshi cyane nyine tu ntiyarekwa abantu ariko ndabona wowe bo nifunze mwana. ubona si n'ibisanzwe bwebwe Uri n'umusirimu ariko da. none se ko mbona wagira ngo ahera muri ibibazo Yewe mwana ibintu byarangiye. gute se Reba njye uzi maze amezi 3 ntakora. Narabuze akazi. agiye se gukora business yakungura ntara Uzi business nagerageje bikanga. kumara se umeze nk'umwotsi Nacuruje kanyanga biranga. Curuza urumogi biranga. Nkajya mbona leta irimo iranyirukankaho buri mwanya. Mbona ntazabivamo mutandukanye. Ahubwo we nta kazi ufite. ko waba uri umugenzi ndumva byashobora ko waba uri umurara mugenzi wanjye Yewe natwe babarana nyine twarabaye ba kaboyi ku muhanda cyane rwose kabisa. Ahubwo se mwana wandangiye job nanjye ngarako nazahuka mwana. ahise kawe babonye bahuye na mwenye umva nyine Nihikora. ufite gahunda yo gukora akazi se akazi nyako nako kameze nako kajya kumera nkako ngako byose undi kugira ngo ukoreshe umutwe nyine umva umva kubwire cyakazi nkora wagira ibanga Ndarigira cyane. akazi nkora kureba nyine hari ibyana byiza by'ibikorwa tukabishima nkabishyira umukire ukadukubita amafaranga ashyushye abara hari ahantu waba ubaze ngo tujye tujya kubikora akanya Ushimuta abana. b'abakobwa Tukabajyana he? ni ahantu nyine mu kabare urumva nyine ahantu nyine tumushyira umukire nyine akanyimarira amafaranga agahita bajyana ni ahantu nyine hanze muri Uganda Muri Uganda. Mwese ubwo bagenda Ariko hashize kuvuga ngo nk'igihe kingana. njyewe mbamara n'icyumweru ariko ntabwo nabumva urabaze ibyo uzi nka mwarimu urumva nafata ngira gutya nafata umwana w'umukobwa mwiza njyewe nashyize ibitekerezo byanjye nkamushyira umukire njye natabanje gushunaho Ubanza nawe gusamo. icyumweru mbamara n'icyumweru nkabona kubajyana Icyumweru nawe urimo winyesebura nyine. umva mfasha nawe arabaze ibyo uzi rwose wallahi urumva uzagashobora se Mfasha birihuse. none se Ahubwo byo twagiye. se mva nyumubwire None se mwana nzajya mpembwa ngaho. wowe wakoze urahembwa ni ukuvuga ngo nimba ujyanye Nzajya mbarirwa ku mwana se cyangwa nuko. ni ku mwana Ku mwana. ku muntu ntabwo ari ku kwezi Umwana se nzajya mbarirwa ngaho. ntiyabari Nanjye ko nzahana haba hari ibyukinwa. reka bingana si ubwo Weho mbwira ahubwo umushahara wowe wireba. ni banga nyine ngo ngwe umushahara byibuze Neza. Mfite abana nka 3. miliyoni 2 cyangwa 3 Byose mwana. Yewe ahubwo nashize we. ntukabone twebwe ntukabone twifunga none ngo itaje nifite yari yanjyewe batawumirwa ntabwo se urandeba ryari Ahubwo nibajya agafone Nta kibazo. ubu mpaye namba. ufata mu mutwe ngo ndikubwire wowe Izi nkubite wowe. byiza nimero yanjye undi ntabwo ikoreshwa na boss gusa nta n'umuntu ari wundi nta n'umuntu ugiye gukoresha umva wowe Ahubwo reka nkwere. Mbwira ahantu tuzahurira n'umunsi ngiye tuzahurire. Urabona? Gukomeza dore. urabona ujya uzamutara hano hari inzu bita ngo Florizo urumva Ndahumva. iriya nzu ni iyanjye papa wowe ugikoma kuri aporutayi nta wundi asohoka jyewe Abazamusigira bazajya kumbaza byinshi mwana. reka njye nta muzamu ngira umuzamu umwe nawe dukorana mu kazi wowe Uzagusanga